kurega kwa procureur mukuru kandi Kinshasa tudepoza ikirego cyacu kugira ngo tubone ubutabera kubera ibibazo bimaze imyaka 4 iwacu. Mu Minembwe twari dusanzwe duturanye n'abandi baturage bisanzwe bandi moko batari abanyamurenge, duturanye amahoro, tworoni. Ubundi mu mwuga w'abanyamurenge twavuze dusanga abavyeyi bacu araborozi n'abahinzi bagira inka, abana batunzwe n'amata. Donc ubuzima bwari bwiza, bwari ubuzima bwo mu giturage ariko bwiza, nta bintu by'ibirwara twageraga bitewe no kubura amata kuko twari tuyafite. Ariko kuri none abana ntibakimenya amata, abana ntibakimenya inka, umwana asigaye abona inka akarira kubera ko ntayo asanzwe abona. Iyo habonetse nk'agaka kasigaye kamwe, iyo umwana akabonye biramukanga. Umwana iyo umuhaye amata kuri none aravuga ngo karahumura nabi bitewe nuko amata yabaye amateka bitewe n'ibibazo. Kuri none ubuzima ntibumeze neza, turapfusha buri munsi, ibyacu zaragiye bitewe n'ibibazo tumaze mu minsi byo kwicwa. Zatangiye ari ibintu hagati y'ama communauté, ariko kuri none byabaye ibintu navuga ngo ni genocide kubera bigenda bifata indi ntera. Uwo twakirukiye cyangwa se uwo kadutabaye niwe uhaye udukorera amabi, bituma tubifata nka genocide kuko nubundi niyo ntabwo bikiri bwicanye hagati ya n'ikintu gisa nkaho kirimo abantu benshi cyane bitewe nuko tubura uwo twirukira. Nta muntu dufite wo kwirukirwa kuri none. Twibaza wenda ko ari uko turi mu giturage duhitamo kuza hano kugira ngo dushake ubutabera mu gihugu hejuru, nyine mu nzego zo hejuru. Niyo mpamvu twaje hano muri kapitale y'igihugu cyacu, ahari wenda twatekereza ko batamenya amakuru nyayo yo kuri tere. Duhitamo kuza gufata inzira tukaza kuvuga amakuru y'iwacu n'ubuzima turimo. Turizera ko hamwe n'Imana ahari bishobora kugira icyo bitanga. Murenge bari mu Minembwe ni ukubabwira ngo dukomere twese hamwe, turimo kuvuga ahantu hatandukanye, mu nzego zitandukanye, turi kugira ngo badushakire ubutabera, barengere ikiremwa muntu, baturengere kuko turi ikiremwa muntu kimwe n'abandi, dufite uburenganzira bwo kubaho. Ndabwira bene wacu aho bari bakomere kandi dukomeze dufatane mu mugongo, ubumwe n'izo mbaraga.